Everybody my people, ndabasuhuza cyane abanyarwanda, abanyarwandakazi, rubyiruko, batekinisiye, ndabasuhuje cyane kuri uyu munsi. Uyu munsi turi ku cyumweru tariki 22 z'ukwa 12 2024. Ni icyumweru cya mbere kibanziriza iminsi mikuru. So nk'uko mubizi ngiye mvugira abafundi cyangwa abatekinisiye. Batekinisiye, wari umutekinisiye, wari umusuderi, wari umufundi, wari umusharupansiye, wari umukapenti, wari umusitiri fikise, umuelectriciye, umukanishi. Ndashaka kugira ngo tuganire kandi tujye inama n'ibihe by'iminsi mikuru. Twakoreye amafaranga tuvunnye, turihiringa, tugira gute kugira ngo dutegure iminsi mikuru, ariko tugomba kuyacunga neza. Udufaranga twakoreye ntabwo ari utwo kwaya. Muzi ko dukora amafaranga tuvunnye pe, dukora tuvunitse mu buryo bwose. Buri mutekinisiye wese, niba uri umufundi uzi ukuntu bigenda, uzi ukuntu bivuna kwirirwa kugikwa wubaka amatafari cyangwa wubaka amabuye cyangwa uri gutera igipande, irate, murabizi ukuntu bigenda. Iyo nagize amahirwe byose nabiciyemo. Iyo uri umukapenti urabizi ukuntu wirirwa utega amadari, ukata imbaho, ugira gute, witera imisumari, uzi ukuntu bivuna. Iyo uri umusitiri fikisi, umufirayeri, uzi ukuntu wirirwa unanura amaferabeto, uyagorora, uyahina, ugira gute, donc bukera wiyushya kuya. Iyo uri umuelectriciye uzi ukuntu wirirwa mu maparafu, izuba ari gukubitiramo, urumva, yewe isinga zikurya intoki, wirirwa ku nzego, uzi ukuntu bivuna. So tube seriye rero. Umukanishi nawe urabizi ukuntu wirirwa munsi y'imodoka uzamura ijeki, rimwe na rimwe wagira ibyago ijeki ikavamo, imodoka ikakwituraho, ubw'amahirwe ukabaho, Imana ikakurinda ikakurokora. Sasa rero nagira ngo mbabwire ngo itekerezeho, uvuga uti ntangira umwaka nari meze nte? Ese nageze kuki? Ese ubu nkurangije ngeze kuki? Ese utwo nafashe naratubungabunze neza? So tubeho rero tutaya nk'uko batuziho ngo abafundi baraya, abatekinisiye amafaranga bayica ubusa. Nk'uko aba yatuvunitse iyo tubiha agaciro. Ruhuka, ariko uvuga uti mfite ibihumbi byanjye 10, ndakoreshaho 3, ibindi 7 wenda ukoreshaho 3 ku ruhare rwawe. Uvuga uti wenda ibindi 3 iyo bafite umuryango barabikoresha, hanyuma ubika ibihumbi 4 cyangwa 3, ariko utazajya kugira akamaro. Byaba bibabaje cyangwa bitangaje warakoze uyu mwaka ukaba urangiye, ukarangira ukicira isazi mu jisho, nta kintu wagezeho cyangwa nta kintu usanze ufite. So be serious rero, tubungabunge amafaranga yacu dukorera neza kuko aba yatuvunnye. Nzajya mpora mpagira inama buri munsi tekinisi ko nanjye ndiwe njyewe, ndi umuwelda, nkora wedingi, ndi umusuderi, maze imyaka 20 ibi bintu mbikora. Sudira solte zose zibaho, sudira ibintu bitandukanye, nkora ibisenge, nkora amadirishya, nkora amagarde fo, nkora ibiki byose, ibyo uzi bibaho bisudira ndabikora. Kubw'iyo myaka rero mbimazemo mfitemo experience, mfitemo experience ihagije kandi ifatika, ku buryo byampaye imyaka bimazemo byampaye content. Ndavuga ati ngomba kugira ahantu ndajya mvugira ibi bintu bijyanye na tekinike, kuko abatekinisiye nta muntu bagira ubavugira, ariko njye narabyiyemeje. Ni muri ubwo buryo nafunguye channel kuri YouTube, mfiteho channel 2. Hariho bita
wedding officiel, hakaba niyo bita Rwanda Technician TV. Muntu unyumva cyangwa umutekinisiye, wajya kuri YouTube ugasacingamo izo channel ukareba ubutumwa nyuzaho. Ikigeretse kuri ibyo, naricaye ndareba ntese ni iki nafasha urubyiruko cyangwa abantu muri rusange. Nsanga mfite ubushobozi n'uburyo bwo kujya nigisha urubyiruko urwo ari rwo rwose, baba abahungu cyangwa abakobwa, kandi ndabishoboye. Iyo uza ukansanga ukanganiriza, ndagutreninga, kandi ntabwo nagutreninga amezi atarenze 2 cyangwa 3. Numva icyabimpaye ni ukuntu usanga nk'umwana yaragiye kwishyura amashuri y'imyuga mu TVET. Nibyo koko nabyo ni byiza, akagenda akamarayo amezi 6, ariko mbabazwa nuko baza nkaba stage ngasanga nta kintu bazi. Ntabwo nzi impamvu, sinumvisha impamvu nta kintu bazi, ko iyo bangezeho n'ubundi batangira azero rwose. Nkangurira n'abantu bigisha amashuri y'imyuga, leta ijya ikurikirana uburyo babikoramo cyangwa uburyo babyigishamo, bajya babikurikirana rwose, kuko usanga umwana nta kintu azi, baramvuna iyo mbabonye, ugasanga bitwa nuko natangirana umwana utarigeze bibona ko ngiye mutangiranye nyuma y'amezi 2 3, amaze kubimenya azi icyo gukora, namusiga nkamubwira ati ukora ibi, ngasanga arabikoze. Ndabafite benshi, abasore n'abakobwa, ndabafite rwose bagera muri 5 6, kandi ndakwigisha narangiza, kuko njye ndagira umugisha, akazi nkunda kuba ngafite, aguha n'akazi gakora kandi nkakugumana, kuko niyo ntaguhaye akazi cyangwa nagafite, guha n'abandi bagushaka. Abantu barabizi benshi, abasuderi banyumva cyangwa bankurikiye, njya mbaha abasuderi, kandi iyo nguhaye n'umuntu ndagukurikirana nkamenya uko ubikora, niba ubibasha cyangwa se ufite ikibazo. So rero muntu unyumva udafite icyo ukora cyangwa se washakije ku bintu byose bikanga, egera nkwigisha, umpamagare kuri telefone yanjye ndibuze kubaha, hanyuma ariko nabatera imbere cyangwa ku munsi mukuru nk'uyu, ko bizajya bigufasha. So by'umwihariko rero, naje uyu mwaka nsoza abasuderi, abagize icyo babona muri uyu mwaka bashimira Imana, abatagize icyo babona kandi ubutaha bazakibona. So mukomeze mugire umwaka mwiza, kandi mukomeze mwite ku kazi kanyu. Kuvuga ngo niba uyu munsi ku cyumweru mwaruhutse, ejo ku wa mbere muzinduke ku kazi, mugakorana umucyo, umurava, mwirinde ubusinzi cyangwa uburara, mukore akazi kanyu nk'uko bikwiye kandi mugakurikirana. Nzajya navuga ku bantu bose, nzavuga ku bafundi, nzavuga ku basharupansiye, nzavuga ku bafureri, nzavuga ku baelectriciye, kuko ako kazi kose nagaciyemo nakanyuzemo, kandi aba nabo twiriranwa ni nabo dukorana. Rero icyo nababwira, wiba ufite icyo uzi, igisha mugenzi wawe, fasha uwo muyede mwirirana, mufashe rwose, ku buryo muzatandukana ntari icyo amenya, ntari ko ari kizimarira. Turi kumvikana? Sinarangiza rero mbura kubashima, ariko vraiment icyo mbasaba, ndabasaba inkunga yanyu. Umuntu wese uri bwumve iki kiganiro, fasha dufashanye tuzamurane. Nkorera subscribe ku iyi channel, ikora rwose ntacyo bitayeho, kandi subscribe, ukande kukazogera kugira ngo ubutumwa ndajya ngeza hano ujye ububona mbere, ujye ubona notification. Hanyuma nawe nkorera share, comment wenda ku bintu nshyiraho, ushobora kubona hari ukuntu bimeze cyangwa wanyunganira, ugatera comment, like ni ingenzi. Channel ni wedding officiel na Rwanda Technician TV.
Murakoze cyane, ndabashimiye, mugire amahoro. Ciao.